Ibaze gutangira urugendo rwa YouTube urebwa n'abantu babiri gusa, 2 views. Nyuma izo views ebyiri zikazavamo amamiliyoni n'amamiliyoni ubu ari kwinjiriza umugabo bita IShowSpeed. Hari abantu benshi batangiye YouTube ariko bake cyane babashije guhindura ubuzima bwabo nkuko byagenze kuri IShowSpeed. Uyu musore uzwi cyane ku isi yose kubera uburyo akora live streams zidasanzwe, urwenya rwinshi n'imbaraga nyinshi. Uyu ni umwe mu bantu bafite abakunzi benshi ku mbuga nkoranyambaga muri iki gihe. Ariko se byose byatangiye bite? Uyu munsi tugiye kureba amateka ye yose, ubuzima bwe bwose bwo mu bwana, uko yaje gutangira YouTube, impamvu yahisemo gukora video, ibihe bikomeye yanyuzemo, ndetse n'uburyo yabaye umwe mu bantu bakomeye ku isi ya interinete. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ugeze hano bwa mbere ngo haye ikaze, nizere ko dukande subscribe kugira tujye tubana mu bindi biganiro. IShowSpeed amazina ye nyakuri ni Darren Watkins Jr. Uyu akaba yaravutse ku itariki ya 21 Mutarama mu 2005 i Cincinnati, aho ni muri leta ya Ohio, ubwo ni muri Amerika. Akiri umwana yakundaga cyane gukina imikino ya video ndetse no gusetsa abantu. Uyu yari umwana ukunda siporo cyane umupira w'amaguru n'imikino yo kuri mudasobwa. Nubwo yakuriye mu muryango usanzwe, ubuzima ntibwari bworoshye. Ababyeyi be batandukanye akiri muto, ibi bituma akurana cyane na nyina. Mu mwaka wa 2016 uyu Darren Watkins, ubwo ni IShowSpeed, yabonaga abandi bakinnyi ba YouTube barimo gukina imikino nka NBA 2K na Fortnite. Uyibajije ikibazo ati, niba bo babishoboye kuki nanjye ntabigerageza? Uyu ntiyari agamije amafaranga cyangwa kuba icyamamare, ahubwo yashaka gusangira uburyo yakundaga gukina imikino no kwinezeza n'abandi. Aha nibwo yafunguye channel ye ayita IShowSpeed. Mu ntangiriro ntiyashyiragaho video nyinshi ko yari akiri ku ishuri. Mu makuru dukesha urubuga rwa Wikipedia, mu 2017 no mu 2018 yatangiye gukora live streams, ubwo ni ukujya live akina amagemu. Ariko ikibazo cyari uko nta bantu bamurebaga. Hari igihe yakoraga live stream amasaha menshi, abantu barebye ugasanga ni 2 cyangwa 3 gusa. Urwo rugendo ruciyemo kugeza aho yaje kugera ku cyifuzo yashakaga. Hari nubwo yakoraga live stream yose nta muntu n'umwe wanditse igitekerezo. Aha abantu benshi bari kuba baretse YouTube, ariko we yarakomeje. Uyu yavugaga ko buri muntu umwe wamurebaga yamuteraga imbaraga zo gukomeza. Kubw'amakuru dukesha ikinyamakuru fandom.com, mu 2020 abantu benshi bari mu rugo muri COVID-19. Abantu batangira kureba live stream cyane za IShowSpeed, naho Speed nawe yakomeje gukora video buri munsi. Uyu yakinnye cyane NBA 2K, Fortnite ndetse n'indi mikino. Nubwo icyo gihe yari afite abantu bake bamurebaga, ntiyacitse intege. Mu 2021 ibintu byarahindutse. Abantu batangiye gufata uduce tw'uko yarakazaga cyangwa yasekaga cyane bakadushyira kuri TikTok. Utwo duce twagiye dukwirakwira ku isi hose mu mezi make gusa. Uyu yavuye ku bantu 100,000 agera kuri 1,000,000 y'abamukurikira. Ubwo nibwo isi yose yatangiye kumumenya. Impamvu nyamukuru ni uko atabaga yigana abandi, dore ko yagaragazaga amarangamutima y'uko ari, yasakuza, akabyina, akaririmba, agaseka, kandi agakomeza gutuma abantu bishimisha. Abafana bumvaga ari umuntu usanzwe utihisha cyangwa se utishushanya. Nyuma yo kwamamara mu mikino ya video, uyu Speed yatangiye gukunda cyane umupira w'amaguru. Yabaye umufana ukomeye cyane wa Cristiano Ronaldo. Ijambo rye rizwi cyane ni su. Iri ryatumye abantu benshi bongera gukunda video ze. Uyu yagiye no guhura na Cristiano Ronaldo muri Portugal mu 2023, aho inzozi yari amaranye imyaka myinshi yazigezeho.
Nubwo yatsinze byinshi yahuye n'ibibazo bitandukanye. Hari igihe uyu yahanwe ku mbuga zimwe kubera imyitwarire ye, hari n'igihe live stream ye yigeze guhagarikwa, ariko ibyo byose ntibyamubujije gukomeza gukora content no kwiga ku makosa ye. Mu myaka yakurikiyeho IShowSpeed yatangiye gukora live streams ari mu bihugu bitandukanye, dore ko yasuye mu bihugu byinshi byo muri Aziya, Europe, Afurika n'ahandi, dore ko yaje hano inaha iwacu mu Rwanda urw'imisozi igihumbi. Ibi byatumye abantu bo hirya no hino ku isi barushaho kumumenya no gukunda uburyo agaragaza imico y'ibihugu asura. Uyu munsi IShowSpeed ni umwe mu bantu bakomeye cyane ku rubuga rwa YouTube. Afite abarenga miliyoni 50 z'abamukurikira, kandi video ze zimaze kurebwa inshuro zirenga miliyari 3, dore ko akora live streams, indirimbo, ingendo zo hirya no hino ku isi ndetse n'ibikorwa bitandukanye byo kwidagadura. Inkuru ya IShowSpeed itwigisha ko gutsinda bitaza mu ijoro rimwe, ahubwo dore ko yatangiye nta bantu bamureba, ariko yakoze imyaka myinshi atazi niba azigera atsinda, ariko yakomeje gukora ibyo yakundaga, ntiyacika intege, amaherezo isi yose iramumenya. Uru ni urugero rw'uko kwihangana, gukora ibintu ukunda no kudacika intege bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Nizere ko wowe wadukurikiye ugejeje kuri uyu munota, Imana niguha umugisha. Nizere ko wadukandiye subscribe. Igitekerezo cyawe ni ingenzi cyane, n'ibindi biganiro twazabagezaho wabitanga muri comment section. Imana ibarinde.